Muri gahunda y'amakuru agezweho nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere kuri ino nkuru aho abagabo batatu bakekwaho gusanga umugore mu nzu w'umucuruzi bakamutema bikomeye bamaze gutabwa muri yombi. Umugore yitwa Tuyishime Aline w'imyaka 26 y'amavuko atuye mu mudugudu wa Kadusenyi ni mu kagari ka Mubuga ni mu murenge wa Rwabicuma aho ni mu karere ka Nyanza. Yaratemwe ajya muri koma iminsi 6 aho yabanje kurwarira mu bitaro bya Nyanza aza koherezwa mu bitaro bya CHUB ni ibitaro biherereye i Huye. Abafashwe hari hashize iminsi 11 ibi bibaye bose bahuriye ku kazi ko gucukura no gupakira umucanga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Umuseke ko abafashwe uko ari 3 bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana ni mu karere ka Nyanza. Umuvugizi wa polisi yirinze gutangaza imyirondoro y'abafashwe avuga ko bakiri mu iperereza kuko rigikomeje. Polisi isaba abanyabyaha kuva mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi kuko polisi iri maso ntaho umugizi wa nabi azayicikira. Yavuze mu kiganiro yagiranye n'Umuseke. Tuyishime yavuze ko yibuka ibyabaye mbere y'uko atemwa ariko ibyabaye nyuma atabyibuka. Tuyishime Aline yavuze ko mu gicuku saa 8 yagiye kumva umuntu mu cyumba araramo abanza kumwaka amafaranga nyuma akurikizaho kumutema. Ubwo yari ari mu bitaro bya CHUB i Huye yagize ati akimara kuntema nahise nikubita hasi sinamenya ibindi byakurikiyeho. Turacyari mu makuru hano ku Imena Official tuhita dusimbukira no kuri ino nkuru igira iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyambaje Canada ngo iyikize M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyambaje Canada ngo ifashe guhosha imirwano ya gisirikare leta ihanganyemo n'umutwe twaje intwaro wa M23. Umuvugizi w'intebe wa Kongo Minisitiri w'intebe wa Kongo Judith Suminwa kuva ku wa mbere tariki ya 18 Ugushyingo ari Ottawa muri Canada mu rugendo rw'akazi rugamije gukomeza guteza imbere imibanire hagati y'ibihugu byombi. Radio Okapi yavuze ko uyu mutegetsi kimwe mu byo yaganiriye na mugenzi wa Canada Ahmed Hussein ngo nuko u Rwanda rukomeje uburyarya mu kubahiriza amasezerano ya Rwanda. Kuri Judith Suminwa avuga ko u Rwanda rukomeje gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23 rutigeze rwubahiriza namba ibyo rwasabwaga kandi ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano no gukomeza kwigarurira uduce two muri Kongo. Okapi ivuga ko Minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga wa Canada yashimye urugendo rwa Judith muri icyo gihugu yizeza gukomeza ubufatanye mu bya diplomasi muri iki gihugu bateza imbere ibikorwa by'uburezi, ubuzima ndetse no gukomeza ibikorwa byo gufasha. Ahmed Hussein yongeyeho ko leta ya Canada isanga hakwiye kubahirizwa ubusugire bw'igihugu cya Kongo hirindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Leta ya Kongo yakomeje gushyira mu majwi u Rwanda ku kuba rushyigikira umutwe wa M23 ariko impande zombi zikabitera utwatsi mu bihe bitandukanye. Ibiganiro bigamije guhosha imirwano ndetse no gusubiza mu buryo umubano hagati y'u Rwanda na Kongo byarakozwe ariko ntibiratanga umusaruro. Ni Imena Official turacyari mu makuru agezweho tujye kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti ubujurire bwa Tumukunde wari ufite akabyiniriro k'abambaye ubusa bwatewe utwatsi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ukwakira rwateye utwatsi ubujurire bwa Tumukunde Epifani uzwi nka Kabebe wahoze afite akabyiniro k'abambaye ubusa ndetse na bagenzi be. Urukiko mu mwanzuro w'ubujurire rwasomye kuri uyu wa 20 Ugushyingo rwavuze ko ubujurire bwa Kabebe na bagenzi be 4 nta shingiro bufite rutegeka ko bakomeza gukurikiranwa bafunzwe by'agateganyo. Kwa 27 Nzeri 2024 nibwo Tumukunde yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Icyakora ku ya mbere Ukwakira 2024 asa kujuririra iki cyemezo.
Uyu mugore ni nyiri akabari kabarizwaga i Remera kari kamaze kubaka izina ryo kubyiniramo inkumi zambaye ubusa buri. Icyakora muri Kanama ubwo inzego zishinzwe umutekano zabimenyaga zahise zimuta muri yombi nako karafungwa. Ubwo yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu kabari ke yari afitemo ibyumba bitatu byakorerwagamo ubusambanyi kuko hari abakobwa bazaga bakabyinira abagabo bambaye ubusa, hanyuma umugabo ugize ubushake agahita umukobwa bajyana gusambana bakishyura Tumukunde Epiphanie n'uwo mukobwa. Uregwa na bagenzi be bireguye bavuga ko babyinaga bambaye amasutiye, gusa ubushinjacyaha bwabitesheje agaciro buvuga ko atari byo, bijyanye no kuba hari za videwo zihari zigaragaza abakobwa babyina bambaye ubusa ndetse banikora mu myanya y'ibanga. Kuri Mukamazimaka Asumuta wari usanzwe akorera Tumukunde muri kontwari y'akabari ke, ubushinjacyaha bwavuze ko byagaragaye muri mesaje yoherezanyaga na Tumukunde, harimo aho yamubwiraga ngo ntucane amatara atukura adatuma dufatwa. Mukamazimaka mu kwiregura kwe yavuze ko yari asanzwe ari umukozi kandi ko ntaho ahuriye n'ibyakorerwaga muri kariya kabari, dore ko we yakoraga muri kontwari. Ibyo yahereyeho asaba urukiko ko rwamubabarira kuko afite umuryango wo kwitaho. Kuri Nshimiyimana Hussein, Didier Nyirishema na Jean Claude Uwihanganye bari basanzwe ari abakozi bashinzwe umutekano muri ako kabari, barerwa ubufatanyacyaha. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko iyo hazaga umuntu basanzwe batamenyereye babanzaga kubaza nyirabuja kugira ngo abemerere ko uwo muntu yinjira. Mu gihe Hussein yabaga ari ku kabari hagati agenzura abashobora kuba bafata videwo cyangwa amafoto. Ikindi ngo aba bashinzwe umutekano mu bipimo byafashwe byagaragaje ko banywa ibiyobyabwenge. Tumukunde ubwo yahabwaga umwanya wo kwiregura ku mashusho y'abambaye ubusa yahakanye ko yafatiwe iwe. Yagize ati ni gute videwo yagaragaje ababyina ntigaragaze abicaye mu kabari cyangwa abahagaze? Umwe mu bari bashinzwe umutekano mu kwiregura kwe yemeye icyaha cyo gukoresha urumogi, gusa akavuga ko yarunywaga nk'umuti wa kinyarwanda yari yararangiwe n'umuvuzi gakondo. Ku bijyanye n'abakobwa babyinaga mu kabari bambaye ubusa, yavuze ko nyirabuja yishyuraga amafaranga 10,000 kuri buri umwe, asaba urukiko kumurekura kuko afite aho abarizwa atacika ubutabera, akaba yatanga n'ingwate. Tumukunde na bagenzi be bakurikiranweho ibyaha birimo gushaka inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, iyezanonke ndetse n'icyo gufatwa n'ibiyobyabwenge. Amakuru y'ahangaha ku Imena Official, nizera ko akomeje kugenda abanogera. Aka tunasoreze n'ahangaha, tugende tubashakire andi makuru agezweho, ibindi muraza kubimenya ahangaha. Mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ubutumwa bubamenyesha ko hano hari ikiganiro kigiyeho. Mu by'ukuri mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero. Bye bye.